kuko uribuka na Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose yego muhindura abantu kuba bigisha urumva ko ivuga butumwa mugende mu mahanga yose muhindura kandi si ukujyaga gucuruza kuja mu ivuga butumwa yego nijya vuga butumwa abantu bagomba gukora aho bari hose kugira ngo babashe guhindurira abantu gusa na Kristo. Amen. Twongeye kubasuza nshuti bavandimwe, amahoro y'Imana bane namwe aho muri hose aho muherereye hose. Tubahaye ikaze ku Mpambanyayo TV. Nkuko rero maze kumenyera, uyu ni wa mwanya twahariye dufite aho dufite intego ivuga ngo ivugabutumwa kwisonga. Nawe nk'umukristo tele comment urebe se ni ibihe bintu k'abakristo dukure kuba twashira kwisonga bitari ivugabutumwa. Haleluya, amahoro y'Imana abane nawe, ndagukomeje byo waburimo byose bizarangira. Hanyuma nkuko mubibona rero uyu munsi ntabwo ndi ngenyine, nazanye umutumirwa kandi abaheruka ku Mpambanyayo TV yigeze akora ikiganiro cyiza, nanone avuga ijambo rikomeye cyane. Uraryibuka? Ndaryibuka. Ngo ninde ukenewe muri iki gihe. Aho avuga ngo warabizirikanye uri mu mwuka w'Imana, werekanye mu by'ukuri Yosefu uburyo yarakenewe kirya gihe. Ariyo munsi nagero tugiye kuvuga, ariko tuguha ikaze. Murakoze cyane. Watangira usuhuza abantu nabibwira kugira ngo abantu barusheho kukumenya neza. Murakoze. Nitwa amazina, nitwa Bizimana Patrick. Tuye hano mu karere ka Musanze. Nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Foursquare hano Musanze. Ndi umuvugabutumwa. Murakoze, nishimiye kubana namwe no ku Mpambanyayo TV. Urakoze cyane, tuguhaye ikaze. Murakoze, nishimiye ikaze ryanyu. Ati ndi umuvugabutumwa kandi natwe tuti ivugabutumwa kwisonga. Ku bwawe nk'umuvugabutumwa tuvuze ngo ivugabutumwa kwisonga ubyumva ute? Turakoze cyane. Cyangwa muvuze ivugabutumwa kwisonga, wenda nayo topic wenda numva mwateguye turi buvuganeho. Numva iyo topic ni nziza kuko ivugabutumwa nico kintu cy'ingenzi. Muri ministeri 5 Yesu yasize, numva ivugabutumwa riri kwisonga kuko niwo murimo twahamagariwe mu by'ukuri. Umuntu wese agomba gukora ivugabutumwa, kandi ivugabutumwa si mu rusengero. Ivugabutumwa na ahantu hose umuntu ari gomba kurigaragaza, niwo murimo twasigiwe. Murakoze. Buriya turebye nk'itorero, itorero cyangwa se amadini agiye atandukanye, ubundi murimo w'ayo madini n'amatorero ukwiriye kuba uwa mbere n'uwuhe? Mu by'ukuri ntawavuga ngo hari urutundi, ariko uwa mbere ni ivugabutumwa. Byose bishingiye mu ivugabutumwa, yose bikubiye mu ivugabutumwa. Kuko uribuka na Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba bigisha. Urumva ko ivugabutumwa mugende mu mahanga yose muhindura, kandi si ukujyaga gucuruza kuja mu ivugabutumwa. Nijya vugabutumwa abantu bagomba gukora aho bari hose kugira ngo babashe guhindurira abantu gusa na Kristo. Amen. Hanyuma wenda tutarinjira mu ngo duvuge n'ibindi byinshi, ko ndabizi ko afite byinshi kandi uza kutugezaho, kandi turaza kugira ibihe byiza ndabizi. Reka tuguhe umwanya usenga Imana. Murakoze, reka dusenga Imana. Turagushimiye Mwamana yacu, tuguhimbarije kugira neza kwawe, dushimye izina ryawe riruta andi mazina yose. Tugushimiye ko watubyukijeho muri iki gitondo cy'uyu munsi, ukaba utugejeje hano kuri iki kiganiro tugiye gukora. Turasaba imbaraga z'Umwuka Wera kutubashisha, abadukurikiranye hirya no hino, kibe ikiganiro kigira icyo cyahindura mu mitekerereze ndetse no mu mikorere. Mwuka Wera w'Imana dushoboze muri byose. Abadukurikiye n'abazadukurikirana, dusaba imbaraga z'Umwuka Wera kugira icyo zizakora hagati mu mitima yacu. Twishize mu maboko yawe
kugira ngo ubashe kubana natwe, mwuka wera adukoreshe ibyo tuvuga byose bibi byo gutuma izina ryawe ryubahwa kandi ubwami bwawe buganze mu isi yose. Urakoze kubana natwe, dusenze twizeye kandi twiringiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi, amen. Urakoze cyane. Murakoze. Hanyuma wenda mbere yuko tuza gukomeza mu by'ukuri, hari umuntu ubura ahangaha ari bate uriya mu papa uriya uyu muvugabutumwa, ubundi sa n'utubwira muri makeya mu buryo bw'inshamake, ubundi ivugabutumwa winjiye mu ivugabutumwa ryari? Ko nabyo biba byiza cyane kugira ngo nunabyumva amenye. Yego, ivugabutumwa mu by'ukuri ndatekereza ko ivugabutumwa nk'uko twabivuze ni umurimo rusange umuntu wese agomba guharanira. Nubwo utavuga ngo uragenda mu ivugabutumwa, ariko umuntu wese agomba kuba umuvugabutumwa aho ari, ahakorera. Ivugabutumwa ndigizemo igihe kinini nkora umurimo w'ivugabutumwa, nsangiza abantu ijambo ry'Imana n'imyaka itari mikeya. Imana yampamagaye impa uwo murimo, mu by'ukuri ndawishimira kandi numukora munezererewe, kuko numva ari umuhamagaro, arico Imana yampamagariye kuyikorera. Hagati aho rero n'imyaka itari mikeya, wenda sibyo tugiye kuvugaho, wenda tsabivuga ikindi gihe cyane, ariko mu by'ukuri ivugabutumwa ndimazemwo imyaka itari mikeya. Rero murakoze, ni nk'icyo mwari mumbajije. Muri makeya ntabwo uri muto mu ivugabutumwa, wajya uhuramo n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ivugabutumwa rigira intambara nyinshi cyane rwose, ko n'umurimo utoroshe. Umurimo utoroshe, usaba ubushake, usaba imbaraga, usaba ubwitange, usaba amasengesho, usaba kwitanga ubwawe no gutanga ibyawe. Yego. Urumva haba harimo challenges ibintu byinshi, cyo gituma atari umurimo woroshe. Habamwe barimo intambara nyinshi umurimo w'Imana. Hanyuma tuguhaye umwanya nanone kugira ngo mu by'ukuri utubwire byinshi by'utekereza mu bijyanye kugira ngo abantu barusheho gushira ivugabutumwa ku isonga. Murakoze. Reka twifashishe icyanditswe tuganireho gatoya nk'uko mwabyifuje. Dusome mu byakozwe n'intumwa ibice, reka nkoreshe telefone, Bibiliya telefone ntacyo bitwaye. Ibyakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 15. Haravuze ngo umwami aramusubiza ati, genda kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranirije ngo yogeze izina ryanje imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisirayeli. Ku 16, nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe, uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanje. Amen. Iki cyanditswe dusomye ni Sawuli ariwe Pawulo, agiye mu rugendo rwo kuja gutoteza abari muri wa murimo w'ivugabutumwa. Abavugabutumwa bagendaga bamamaza, bashize ivugabutumwa ku isonga. Pawulo yari umunyedini akiri Sawuli. Hanyuma ari mu rugendo rero afite inzandiko zihamya ko afite inzandiko zimwemerera za leta ko agomba abantu abona ari bubafate akabashira mu nzu y'imbohe n'ibiboko byinshi. Cyo gituma nakubwiye ngo ivugabutumwa haba harimo ibibazo byinshi, bisaba ubwitange. Ari mu rugendo rero yumva ijwi rimuhamagara, riramubwira ngo Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Yumva iryo jwi, yikubita hasi. Hanyuma abo bari kumwe ntibigeze bumva ryajwe.
ariko wararyumva. Arabaza ati se urinde mwami? Aramubwira ati ni njyewe Kristo urenganya. Iki gice dusomye niho rero dushaka kuvuga kwivuga butumwa kwisonga. Yego. Pawulo rero ivuga butumwa kwisonga, ivuga butumwa n'umuhamagaro. Yego. Ni mission. Ni igikorwa umuntu ahamagariwe gukora. Icyambere ugomba kumenya ko ari umuhamagaro. Yego. Ivuga butumwa nkuko twabivuze mu by'ukuri abantu bashobora kurikora ari benshi, ariko batari mu muhamagaro, kuko abantu bose ntibahamagariwe kuba bavuga butumwa. Yego. Nkuko abantu bose batahamagariwe kuba abashumba. Yego. Nkuko abantu bose batahamagariwe kuba abungeri. Yego. Kuko muri ministeri 5 iha bamwe kuba bavuga butumwa, iha abandi kuba ababigisha, abashumba, abungeri, ibintu bitandukanye n'abahanuzi. Yego. Hanyuma rero urumva ko izo ministeri 5 buri muntu agomba kumenya ngo ese ni iki nahamagariwe. Yego. Pawulo rero yumvijwe. Cyambere nari mvuze ngo ivuga butumwa n'umuhamagaro. Yego. Ugomba kumenya ngo narahamagawe. Yego. Cyo ni cyambere ugomba kwibaza. Icya kabiri, mpamagariwe iki? Icya gatatu, ninde umpamagaye? Icya kane ugomba kwibaza, amamagariye he? Numvika? Yego. Iyo umaze kumenya rero ibyo bintu, ukamenya ko wahamagawe, kandi ivuga butumwa twabivuze ntabwo ari ukuja kuryama, ntabwo ari 6. Niba hari ibintu bigoye, niba hari ibintu birimo challenge, niba hari ibintu birimo intambara, ni umurimo w'ivuga butumwa. Nubwo niyindi irimo, kuko ivuga butumwa risaba ubwitange, risaba ubushake, kandi urasabwa kwitanga wowe ubwawe, ukagera utanga ibyawe, ukagera utanga umwanya wawe. Urumva ibyo bintu byose ugende utanga. Si buri wese wabikora. Hanyuma rero bisaba kuri iki kiganiro kwivuga butumwa kwisonga tuzavugamo ibintu bitatu. Icyambere tuzavugamo urukundo. Yego. Icya kabiri tuvugemo ishaka. Icya gatatu tuvugemo umutwaro. Yego. Mwivuga butumwa hagomba kurangwamo ibyo bintu. Ariko rero uyu muri iyi minota mike tugiye kuvugana, reka tuvugeho urukundo. Point ya mbere, urukundo. Iyo umaze kumenya ko wahamagawe n'Imana, iyo umaze kumenya ko icyo Imana iguhamagariye, naho iguhamagariye, n'impamvu iguhamagariye, ugomba gukunda wa murimo. Yego. Bibiliya ivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akunze ikintu akibonera umwanya. Iyo umuntu akunze ikintu aratanga ntiwakiburira umwanya. Icyo umuntu akunda atanga indishi. Yego. Ushobora gutanga umwanya wawe. Yego. Ushobora gutanga ubutunzi bwawe. Ushobora gutanga ikintu, ndetse mugabo binasaba no gupfa, ugapfa. Wibuke Pawulo turimo tuvugaho, kubera ko yamenye ko Imana ari imuhamagaye. Yego. Kandi aja kwa Ananiya aja gusiguza, amenya ko Imana imuhamagariye kuba umuvuga butumwa mu Banyesiraheli. Ngira ngo abanje banamutinya, baraza kutitsa uyu muntu bitebye, kuko bari bamuziho ko ari umuntu usanzwe atoteza. Amakuru ye bari bayazi, baratinya. Ariko rero Ananiya ubwe yabanje gutinya, ariko Imana yamubwira ngo uwo namuhamagaye niyo twasomye kuri none ni igikoreshwa cyanje, muhamagariye kugira ngo azababazwe uko nawe yababaje abantu banje, nawe azabibone. Urumva ko ivuga butumwa deja Pawulo aho amaze kumenya icyo ahamagariwe rero, n'impamvu ahamagariwe, n'umwanya ahamagariwe, naho ahamagariwe, yagiye afite umutima wose, akunda umurimo we. Asezera i Mileto agiye kuja i Roma. Yego. Muri Efeso hari abantu bagerageje kumubwira, hari umuhanuzi yaravuga ati nyiri uyu mushumi. Pawulo yaramaze kubaganiriza, hari mu gitaramo amaze kubaganiriza, yarasohotse nko hanze. Rero hari umuhanuzi afata umwitero we yari afite umukandara, aravuga ati nyiri uyu mushumi umwuka wera ampamiriza neza ngo imibabaro n'ingoyi bimutegereje areke kuja i Roma. Kubera ukuntu bari bakunze Pawulo, yari amaze kubataramisha baganiriza ijambo ry'Imana, bumva batamurekura, bamugirira ishaka,
banambwira ati Roma nujyayo ushobora kuzapfirayo, reka kujyayo. Ariko kubera rwa rukundo sasa, haleluya, kubera rwa rukundo rero akunda umurimo w'Imana, no gupfa ati no gupfa niteguye gupfa. Usibye mbere ko muhamuvuga ngo imibabaro integereje ari Roma, yewe no gupfa niteguye gupfa. Imibabaro ingoyi birantegereje, nibisaba no gupfa niteguye gupfa. Yego, urumva ko iyo umuntu akunda umurimo ushobora kuwitangira, niba bisaba ikiguzi ukagitanga, niba bisaba ubushobozi ukabutanga, niba bisaba wa mwanya ukawutanga. Ni ukuvuga ngo rero ivugabutumwa mu by'ukuri ni ku isonga. Yego, bidusaba kugenda, yego, tubwire abantu ubutumwa bwiza, abari mu byaha tubakangurire kugira ngo bagarukire umwami Yesu. Na Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, abazemera mubabatize mu izina rya Data. Rero ivugabutumwa ku isonga nibyo bintu bisaba ko dukunda. Yego, hanyuma tukira aho ngaho bundi sa n'utubwira umumaro w'ivugabutumwa muri rusange. Barya babwiwe ubutumwa bwiza bagahindukira bakava mu bibi babagamo, umumaro wabo, umumaro w'ivugabutumwa rero inyungu bafite ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni ukuvuga ngo kwakira Yesu, iyo tuvuga ngo Yesu ni umwami, yego, akaba n'umukiza, yego, adukiza iki? Ni umwami wacu kuki. Urabona isi ifite ubwami, yego, buri gihugu afite ubwami bugenga. Tuvuge hano mu gihugu turi mu Rwanda, yego, turi mu bwami kandi butugenga amategeko tugomba gukurikiza. Iyo ugiye andehoro y'amategeko systeme ukuntu yubakitse, ni ukuvuga ngo uba wabaye ikigenge. Ni ukuvuga ngo muri ubu bwami rero iyo tuvuga ubutumwa bwiza tubwira abantu kugarukira umwami, ni abantu bataramenya agakiza, ni abantu bari mu mwijima, ni abantu bari mu bwami bwa Satani, bategerezwa kumva bwa butumwa bwiza tubabwiye, bagahindukira bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Umwami akaba umwami ugenga ubuzima bwabo, akaba umukiza ubakiza ibyaha, ubakiza rwa rupfu rw'iteka. Kuko akamaro k'ubutumwa bwiza, umuntu yakira ubutumwa bwiza abavuye mu mwijima akaja mu mucyo, abavuye mu gitabo cy'urupfu, iyo yakiriye Yesu umwami n'umukiza akandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nguwo umumaro w'ubuvugabutumwa iyo umuntu yakiriye Yesu umwami n'umukiza. Bivuze ngo ababonye ubuzima, kuko ubugingo nibwo buzima, Bibiliya iravuga, Yesu yaravuze ngo abafite uwo mwana bafite ubugingo buhoraho. Yego, ni ukuvuga ngo iyo dufite uwo mwana twakiriye agakiza, dufite ubuzima bwa none n'ubuzaza. Haleluya, amen. Niko ni ijambo ry'Imana. Yaho ndafashijwe. Hanyuma rero nako Paulo yaravuze ngo mwitoze kubaha Imana, kuko ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri biki, ariko ngo kubaha Imana gufite umumaro mu by'ubu bugingo turimo, muri ubuzima ndetse n'ubundi buzaza. Yego, hanyuma katuje mu buzima busanzwe, urya muntu wakishijwe, ibyo twabibonye bwo mu buryo bw'umwuka, ariko se mu mibereho yiwe ya buri munsi bimufashije iki? Kuko hari abantu batajye babimenya, hari abantu badufasha kumuvuga butumwa. Yego, wenda umuntu urugero yacuruzaga, ariko amafaranga yiwe ntiyamenyaga iyo agiye. Yari umukozi wawe wenda akorera ibyo yabakorera byose kizima, niko yabonaga amafaranga buri kwezi. Ariko urabizi yuko rimwe na rimwe bitewe n'uko n'umuntu ari we ushobora gukorera nawe zaba miliyoni 5 cyangwa se nabya ibihumbi 100, ukwezi kukazarangira kandi ikicu umusigarage, bitewe n'uko ukiri mu buretwa bwa Satani, ukigendera muri wa mwijima. Dufasha aho ngaho. Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Mu by'ukuri muri ubu buzima, iyo tuvuga ngo ivugabutumwa abantu babyumva nabi. Hari igihe abantu bumva ivugabutumwa ari ukugenda mu ivugabutumwa ahantu hatandukanye, ariko ushobora gukorera ivugabutumwa muri office yawe. Iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, akaba ari we azi ko ari we mwami, umugenga, umutegeka, ni ukuvuga ngo aho ari hose, uwo umukozi wo mu rugo, uwo umucuruzi, uwo umukozi wa leta, uwo wikorera, Yesu yaravuze ngo
ntibazabamenyera kubera ko mwagiye kuri social media nk'uko ngo nibwo bazamenya ko muri abavuga butumwa ntibazabamenya ko mwaririmbye ariko yaravuze ngo ni mwera imbuto yego kandi imbuto zanyu zikagumaho nibwo bazamenya ko muri abigishwa banje nyakuri yego ntibisaba ko tubwiriza ntibisaba ko turirimba ntibisaba ko tugenda mu gihe tudafite umwanya wo kugenda ariko niba twarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ni ukuvuga ngo twere imbuto zakagakiza abantu niba tubona bitume bahimbaza Imana niko Paul yavuze ngo habe nubwo ari bo basebya ko abantu bakora nabi umunsi ariko nibagaruka bakabona za mbuto mwera bakabona ya mirimo yanyu mukora mu kazi gatandukanye mu maoffice bibatere guhimbaza Imana nukuvuga ngo ahantu hose tuba turi dutegerezwa kugaragaza ubwami bw'Imana dutegereza kubiba ubwami amahame y'Imana nukuvuga ngo nka kujya waruvuze ngo umuntu ashobora kuba tarakizwa niba akorera amafaranga 100,000 mu mwanya mutakabura icyo yamaze ashobora kuyajyana mu buraya ashobora kuyajyana mu nzoga ashobora ibintu bene ibyo ariko iyo umuntu yakijijwe ibintu byose biba biri kuri gahunda kuko uba ufite umwami ukugenda uramenya ngo ibi ndabikora gutya amafaranga yanje agomba gukora izi gahunda nizi niba arabufasha ukabafasha hakaba n'ayandi wageneye ibintu ariko iyo umuntu akiri mu buretwa bwa satani niwe mwami gumuyobora amuyobora mu bintu byose agatangira kwicuza nyuma ibintu bitagishobotse ariko iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza bisaba ko yera imbuto zakagakiza utagiye mu ivugabutumwa utafashe microphone utagiye kuri radio ariko abantu bakubona imvugo zawe ingeso zawe imbuto zawe zikabaryo nico Yesu yaravuze gusa ngo bazabamenyera ku mbuto zanyu urya muntu wabwiwe ivuga butumwa wabwiwe ubutumwa bwiza hari ikindi kintu yungutse kidasanzwe wabivuzeho ariko azagira amahoro jya mu mutima urakoze cyane kandi amafaranga tiyamuhereza muri Yesaya haravuga ngo amahoro y'abanyabyaha yego nukuvuga ngo amahoro ahantu tuyakura ni muri Kristo umuntu ashobora kudatunga amafaranga ariko kugira amahoro umuntu ashobora gutunga amafaranga ariko adafite amahoro kubera ko Paul yaravuze ngo niba nta kimitima yacu ducirura niba nta kimitima idushinja turatinyuka imbere y'Imana nukuvuga ngo dufite amahoro iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza muvandi mudukurikiranye aba afite amahoro asesuye amafaranga akorera ayakora mu buryo bwiza akazakora ntandi manyanga agiramo nukuvuga ngo igihe cyose niyo bovuga ngo barazana audit mukazakora aba yumva afite amahoro kandi ntidutinya audit iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ntidutinya baza kudukorera audit dufite audit wacu ari we wa mwami dukorera Yesu Kristo igihe cyose niba ari bose wawe atashobora kukuaudita umenye ngo Yesu arahaye mbere yawe rero nkaba nifuza ko iri vuga butumwa umuntu wese agomba kuba umuvuga butumwa ku giti cye aho ari hose mu kazi ari akarushaho kwera imbuto kugira ngo ubutumwa bukomeze bwamamara kandi ushobora gukora ivuga butumwa ahantu uri twabivuze ukabera imbuto wera zigatuma abandi zibakurura nabo bakakira kandi amen hanyuma tugana ku musozo rero turashimiye mwebwe mwadukurikire tera comment kandi ko wibuke gukora share kandi subscribe kuko nabyo nivuga butumwa iyo katwibutse badukurikiye iyo iri mukora share usharinga kugira ngo biganiro byiza nk'ibi ngibi birusheho kugera ku bantu bagiye batandukanye bigira ico bibasigira mu zukuri nawe numwe muri ya mirimo myiza no bukozi ivuga butumwa natwe hanga turi mwivuga butumwa wenda ry'ubundi buryo ry'ubundi buryo kandi turakomeje umurimo urakomeje nawe ushaka ufite icyo ikintu wumva ushaka kuvuga twandikire du telefone ubundi uze rwose mikrofone dore ngize kuko arega nuko mbere abantu barandikaga cyane kuko Bibiliya tuvuga abantu baranditse natwe turimo turandika mu buryo bwacu bijyanye n'igiti aya ni amateka rero umuntu wese ashobora kuba muri Australia ashobora kuba muri Amerika arimo aradukurikirana rwose rero umuvandimwe yarabivuze wakora comment wakora share nkuko bivuze usanga izundi muntu hari umuntu wobona iki kiganiro agafashwa ariko nawe ndakwifuriza aho uri hose uzakurikirana iki kiganiro Yesu aragukeneye uri umuvuga butumwa mu kazi ukora uri umuvuga butumwa muri ministeri urimo uri umuvuga butumwa aho ukorera hose niba ukeneye amahoro
akira Yesu nk'umwami n'umukiza ni uzi utanga amahoro aho amahoro atari. Kandi reka mbabwire umumaro w'ivugabutumwa tugomba gushira ivugabutumwa ku isonga, ibyaha bizagabanyuka. Yego. Inda ababyara bitateganyijwe bizagabanyuka. Ubujura n'ibiki byose bizagabanyuka. Uzagubwa neza. Uzaje ugenda ikintu cyawe ugira ute ugisige ko wagisanze. Uzumva uguwe neza. Hanyuma rero shira ivugabutumwa ku isonga. Urakoze cyane. Dusoza kino kiganiro ngira ngo nimufite irindi jambo wabwira abantu ubundi ugasoza usenga Imana taco byabitwaye. Arakoze rero nta kindi nababwira nshuti bavandimwe, turi mu bihe bya nyuma. Yesu aragukeneye. Shira ivugabutumwa ku isonga, kandi ivugabutumwa si ugufata mikrofoni, si ukuja ku gatuti, si ukuja mu biterane. Birasaba ko aho uri aho ukorera nicyo cy'ingenzi. Yego. Imbuto zisa n'uriwe. Yego. Abantu bazakumenyera ku mbuto wera. Yego. Akazi kose urimo gashobora kutakwemerera kuja mu ivugabutumwa, gashobora kutakwemerera guhagarara ku gatuti, ariko birasaba ngo ahuri nimba warakire Yesu nk'umwami n'umukiza, abantu nibakubona imbuto uberera zihamye kuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe. Urakoze wowe udukurikirana, ndabizi kuko hamwe n'umwuka w'Imana akomeza kukuganiriza, kandi tukarushiraho kwera imbuto, dutegereze Yesu ko azaza kujana abe. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Reka dusenge. Imana turagushimiye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kuri uyu mwanya mwiza waduhaye wo kuganira ku ivugabutumwa. Buri wese yumve ko ari umuvugabutumwa. Hari abahamagara ivugabutumwa ryo kugenda, hari abahamagara ivugabutumwa ryo gukora mu mirimo itandukanye, hari abo wahamagaye mu buryo butandukanye, ariko ndasaba kugira ngo Mwuka Wera abashe kumvisha buri wese kuko ari umuvugabutumwa aho abarizwa, aho akorera. Reka turusheho kwera imbuto kugira ngo abazibona, abazisoroma zibaryohere, ahubwo zitume benshi bahindukira bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Abatarakumenya, abatarakwakira barushirizeho kukwakira. Abakiri mu mwijima, Mwuka w'Imana bamurikire, abakure muri uwo mwijima w'ibyaha, kugira ngo bakire akagakiza, babashe kuyoboka umwami n'umukiza. Urakoze kuko utugiriye neza kuri uyu mwanya mwiza uduhaye. Icubahiro kibi cyawe dusenze twizeye kandi twiringiye kubikora mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen. Imana ibahe umugisha.